Umureyo wa kabiri. Ladies and gentlemen, bagabo namwe bagore, mesdames et messieurs, signora et signore, Wasiri. Murakoze cyane kumikaze. Nanjye meze neza. Umeze utese musanga mfu. Ntabwo turi buganire ntarakumvisha. Gufite ubutumwa bwa rutayizamu wawe. Rugangura ejo yamuhaye izina ry'aka aka azakoresha yogeza yagize ati iki yafashe Shadrack Bingi Bello abihuriza hamwe bazajya avuga Shadrack Bingi Bello Shabiba Shabiba ubwo bisobanuye amazina ye nama prefix yose Bello Shabiba yarifasha agenda arihina mutuze gato bamuzamure tumwumve twumve imigabo n'imigambi n'icyemereye abareyo yavuze ibitego byinshi uraza kutubwira niba ari byinshi cyangwa se niba ari biki yavuze tore tuganire. Oui, c'était vraiment très très bien. Premièrement, je vais pas vraiment trop parler. Yego nukuri bimeze neza mbere na mbere ntago nshaka kuvuga byinshi kuko njye ntago mvuga byinshi gusa byose bimeze neza. Amayeri y'umutoza yose ni meza ndetse byose bimeze neza. Narishimye kubona ikipe nka Rayon Sport iri ku rwego rwiza, niyo mpamvu nanjye numva meze neza cyane. Ubu nta bitego nababwira ngo nzatsinda, nshobora kubabwira ngo nzatsinda ibitego 20 kimwe ko natsinda na 25 muzabibona muzareba uko bizagenda. Ndabasezeranya ko bizagenda neza. On va voir comment ça va passer. Yiga abakunzi ba Rayon Sport barankunze bituma nanjye niyumva neza. Ntabwo nzabatererana, nzakomeza gufasha ikipe ikomeze kujya imbere. Rero ndishimye. Je vais faire le mien pour qu'on continue toujours à avancer cette équipe. Je suis vraiment très content. Azatsinda ibitego 20 n'ibigenda neza 25 minimum ibice bishoboka ni 20 ibyinshi bigenze neza ntavunike byaba 25. Uremeranya na statement ya Shabiba? Icyambere ndabanza guha warning aba defenseurs bari hano mu Rwanda mufite kongera imyitozo. Uyu mwataka agera mu Rwanda hari uburyo iyuje usanze abandi bamaze ibyumweru 2 batangiye imyitozo, hari uburyo bigusaba ko ugomba kubanza kujya ku ruhande kugira ngo ukacinge up ubanze ugere kuri level abandi bariho. Afahamu ya Rotifi ku myitozo yabanje guha ikaze Shadrack aramubwira ati ngwino banze ujye ku ruhande manze ndebe urwego uriho. Akabona speed abandi bagenderaho, Shadrack ameze nk'umuntu ushaka kuyikuba ahubwo. Byabaye ngombwa ko umunsi wa mbere Bingi Bello yinjiye mu myitozo yahise ahabwa ikaze mu myitozo y'ikipe ya mbere. Wow, umunsi wa mbere wiwe wa mbere nta kugeragezwa nta bindi bintu. Akinjira bwa mbere mu nzove. Imyitozo iri physique bakoze yagendeye ku muvuduko umwe n'uw'abandi. Hari n'abantu bari bamuri inyuma kandi bamaze ibyumweru 2 barimo bakora. Akakubwira ko we akimara kumenya amakuru y'uko aje mu Rwanda yakoze ubushakashatsi kuri Rayon Sport. Ni ikipe imeze ite, ni ikipe y'abantu bakunda iki, ariko akanabifashwamo n'umuhagarariye yamusobanuriye Rayon Sport icyari cyo n'iki bikeneye no gutsindira igitego Rayon Sport icyo bisobanuye. Igitego kimwe watsindira Rayon Sport manager we yamusobanuriye icyo gisobanuye gutsinda icyo gitego kimwe gusa. Nta mwitozo ntumurangira adatsinze. Karikeza yamaze gushyira ku Nyarwanda kuri YouTube ngo compilation ngo reba ibitego byiza bya Shadrack Bingi Bello amaze gutsindira equipe ya Rayon Sport. Uwo n'umukinnyi umaze icyumweru kimwe mu Rwanda utarakira umukino n'umwe uri official wa Siri. Iyi compilation y'ibitego Karikeza imaze kurebwa no 50 kuri YouTube, abari 50 amaze gutsinda ibitego bingahe mu myitozo. Kuki byakomeye nk'ata imyitozo amaze gutsinda ibitego nka bingahe? Hari abantu nabonye bari kuvuga ikintu gifite na logique. Bavuga bati arimo aratsinda mu myitozo. Yes, ari gutsinda mu myitozo nibyo ari gutsinda mu myitozo, ariko afite ibimenyetso bikwereka icyo arimo arategura muri iyo myitozo arimo aratsindamo. Icyo mbaza aratsinda cyane, atsinda ibitego byinshi. Uyu mukinnyi cyane mu myitozo. Rega nkubwize ukuri Lorenzo
ibi si bya bintu byo gukabyira kumva ko nagabanyije nijwe nta bintu nta troll nyinshi ndimo ndashyira cyane pe. uyu mukinnyi baganira nk'imfura ari mu bakinnyi bamanutse mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport ku buryo nshobora no guhamagara n'u Rwanda rwose rukaza kumureba. Afite amasomo menshi arimo aratanga. Uramubona uyu munsi nk'uburyo njye namubonye mu myitozo ya mbere, twamubonye turi bake ko imyitozo yari ifunze. Yego, imyitozo yiwe ya mbere yatsinze igitego afashije ikipe muri build up. Ikipe yatangiriye muri equipe B ya Rayon Sport nibwo yari akiza. Hari abakinnyi mutoza yatangiye gutegura 11 babageze kure, hanyuma yatangiriye mu ikipe B. Akiza iyo kipe B yari arimo, yafashije muri build up agera aho ikipe itsinda igitego ayifashije muri build up. Turakina inde tanta remise bava mu kibuga hagati remise ahereza umupira umukinnyi uri ku ruhande witwa Asanana, aramwereka ngo nshyirira baro hariya, aragenda yisanga muri box yerimina umudefanseri atsinda igitego. unbelievable. Urebye nk'iyo walklet y'ubwayo yonyine iranyibutsa neza ukuza kwa mbere k'umuntu witwa Forunganye. Nenge guhita kubaza Forunganye yagusanze muri Rayon, waravuze pe, wasiri trust me, waravuze uvuga n'ibyo hazaza. Icyumweru cya mbere cya Forunganye muri Rayon, kuko yaraje uravuga uvuga na Kasongo yuha. Icyumweru cya mbere cya Forunganye muri Rayon n'icya Shabiba muri Rayon ugereranya gute? Ni page zisa. Mango mufite undi Forunganye, Arteri Forunganye, Arteri ni Kilatini, undi Forunganye. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aganira n'abayobozi yabasabye ikintu kimwe: systeme nshaka gukina nkeneye aba striker babiri. Aba babiri bafite karite zimeze gute? Bose babe bafite urwego rw'uko bashobora kuba bamfasha muri build up. Ikintu cyumve, babe ari babataka bataraba Maradrua, wamwata kuhagarara muri box gusa ngo ategereze barize kumugeraho abone gutsinda. Oya, njye nkeneye wamwataka uri buze guhagarara mu kibuga hagati ku buryo counter attack ashobora kuyubakana n'abandi bakinnyi batatu bakagendana, igitego kikaba cyaboneka nawe bimuturutseho. Ibyo Forunganye yarabikoze. Abantu baze kwitegereza igitego cyo kuri Vision, baze kwitegereza igitego Rayon Sport yatsinze ikipe ya Kiyovu, baze kwitegereza afite ibitego bigera nko muri 5 yatsinze afashije ikipe muri build up. Rayon Sport byayifashe umwanya munini kugira ngo hari n'abataka benshi dufite ku meza. Mwarabyumvishe Rayon Sport yagiye mu biganiro n'umwataka wo muri Uganda witwa Ivan Ahambisibwe. Twararebye dusanga iyo karita atayujuje. Hari abataka benshi baganiriye n'ikipe ya Rayon Sport, ariko byageze kuri level y'uko ikipe ya Rayon Sport yemera guspendinga ibihumbi 30 by'idolari. Nubwo mbere Rayon Sport iguze umukinnyi uhenze kuva yitwayo. Ibihumbi 30 by'idolari, ravuga ngo turahebye kugira ngo tunyure umutima wa Fahami ya Rotifi. Nuwo bariyo tubanze tuwunyure. Ninjiye kuri Wasiri rero, ntabwo rero bakamugezeho Wasiri buruhutse. aho narindi kuri Lorenzo. Reka twumve na Nshimiyimana ukava muri studio. Matici ko abayanditse wanditse nk'ivugira, wajureka nk'ivugira kweli. Imbaraga zawe uko zingana. Gani muzanira amazi rero niba ntabwo. reka Matici twibwire. Uvuga ngo hano uhagarariye abafana ba Rayon Sport bose, ubundi Wasiri mufata gute? Nta bintu ababeshya, like ibintu byose abavuze mwamwumva ari byo. Reka nihere ngiye ku giti cyanjye, mubabeshye nge sindimo, kuko ibyinshi ibyo avuga ibyo akora akenshi mba mbireba. Abantu bavuga ko yababeshye, reka nshyire akadomo nagaba. Nawe uremeza koko nabizi kure imyitozo mufite utahiza muri ku rwego rwa Forunganye wundi mwazanye mu Rwanda? Ahubwo ngiyewe ndabivuga bitandukanye n'ibyo. Uyu mwataka imyitozo y'itatu ndayirebye, narayibonye. Yego, ari hejuru gato ya Forunganye. kubera iki? Ni ukuvuga ngo match ebyiri akinye, ni ukuvuga ko akunda abakinnyi baba no gukora deka, bamara kuyikora deka umutoza agahita amukura muri ekipe imwe akamushyira mu yindi. Ekipe zombi A na B aratsinda. Wow. Nejo niba mwarabibonye, barimo gukora, yaravuze igitego cya build up match ejo, aka match bakinyemo gatoya, ni umupira bamutereye baro ndende yarivuye ku defenseur Fabrice, irenga aba defenseur arayirukanka nayijyana mu mpande, arubaka umupira ugaruramo hagati, agarukamo hagati, isubira kwa Serumogo, ayikata centre, akora pere yayo nanone. Wow. Ayitsinda free, aba defenseur bataramenya niba yagarutse. Abari ibintu bari kubyumva, sibyo? N'umwataka
twaherukaga njye reka nkubwize ko n'umupira w'i Burayi naherukaga kubona umwataka ushobora gukora igitego apana abafinisha gukora igitego agaza kugishaka hagati akubaka umukino mpaka agezaho afinishing nabirukaga kera. Wow. Nabirukaga kera. Reka mbafashe gutya, reka kubanga ibyuma tuzamurira umutoza wa famille ya Lotfi bose wacu abanza duhe isura y'ikipe. Bismillahirrahmanirrahim. Ça fait à peu près 2 semaines, c'est maintenant 2 semaines à peu près. Pour les préparations. ndashimira Imana n'ibyumweru bibiri bishize dukora imyitozo turimo kwitegura rero iminsi irimo kwihuta umunsi ku munsi twatangiriye ku muvuduko muke gusa ubu tumaze kugira abakinnyi bake gusa nizeye ko tuzagira kwitegura byuzuye 100%. gusa ubu ndashima Imana dukeneye abakinnyi bakeya kandi nizeye ko kuwa mbere tuzatangira gukora neza. yego hari abakinnyi bagomba kuza, hari n'abandi bakinnyi babiri bazaza, hari abakinnyi bakina neza bazaza, hari abanyamahanga babiri bazaza ndetse n'abandi banyarwanda bazaza nibo tuzakoresha muri uyu mwaka w'imikino. abo bakinnyi babiri bazaza b'abanyamahanga reka tubagire ibanga ndetse n'aho bazakina. gusa icyo nzi cyo ni uko tuzasinyisha abandi bakinnyi babiri b'abanyamahanga kuko ubu turacyari mu biganiro, rero ibintu byose biracyari mu ibanga. ubu muri Rayon Sport turimo kugura abakinnyi bagize umwaka mwiza kuko narebye Rayon Sport y'umwaka washize, narebye aho yagize intege nke, nakoranye n'abayobozi tureba iki kipe ikeneye, rero ndahamya ko twabonye abakinnyi beza bo gutangira uyu mwaka. dufite intego zacu zo kugera mu matsinda ya CAF Confederation Cup kandi twizeye ko tuzagera mu matsinda. Et quand vous avez notre objectif dans le Confédération africaine, on doit partir pour les poules, Inch'Allah. Ils sont encore dans le test. hari abakinnyi bakiri mu igeragezwa ubwo bazabimenyeshwa, hari abakinnyi bagomba gutegereza imikino ya gicuti kandi hari n'abakinnyi bagomba kwirukanwa ejo kuko turatangira gukina imikino ya gicuti hagati yacu. mpamya yuko ejo bazagenda, tuzagenda tureba n'uko bitwara kuko hari abakinnyi ntazi nubwo hari abo nzi, rero ntegereje imikino ya gicuti ngo ndebe urwego rwabo, nkeneye kubabona bitari mu myitozo ahubwo mu mikino ya gicuti ndetse no mu mikino izwi, ariko biratandukanye. abakinnyi bose bari beza mu myitozo gusa hari n'abashobora kuba babi mu mikino ya gicuti, rero tugomba kubyitaho byose kuko ntabwo dukeneye gufata abakinnyi batazafasha Rayon Sport muri uyu mwaka. Et le match officiel, tout ça diffère. Parfois un joueur il est bon dans l'entraînement, il est mauvais dans le match amical, mais on doit prendre une grande précaution pour ne pas prendre des joueurs qui ne vont pas aider Rayon Sport, Inch'Allah. Famille ya Lotfi umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aratuganiriye pe atubwiye isura y'ikipe uko ihagaze, bimwe nko mu bintu bitatu wenda navuga nsigaranyemo. Lotfi aravuga ko ikipe ya Rayon Sport irimo kugura abakinnyi beza bashobora kugura kuko yarayikurikiye azi uko yari imeze umwaka ushize w'imikino. intege nke Rayon Sport yagize kugira ngo ivire ko utesa imihigo arazizi. abakinnyi beza Rayon Sport yari ifite arabazi, azi n'abakeneye kongeramo. hari details z'ingenzi avuze ko bazongeramo abakinnyi b'abanyamahanga bakomeye, soko ritarafunga, harimo abanyarwanda baziyongeramo, soko ritarafunga, hari n'abagomba gusezerera bari mu igeragezwa binyuze mu mikino ya gicuti bagiye kugenda bakina, hari abo bisaba imyitozo n'abo bisaba imikino kugira ngo umenye ubwiza bwabo kuko Rayon Sport ifite abakinnyi benshi bari mu igeragezwa ari mu myitozo batari abakinnyi ba Rayon Sport. birahura neza n'icyo Wasiri watangazaga mu kanya, nubwo naho bivuga nyine mu mvugo irimo hype nyinshi, ariko iyo ukurikiye amagambo neza uravuga ko Rayon Sport ifite abakinnyi beza iri kongeramo imbaraga, ariko wavuze ikintu utavuze, avuze amatsinda, avuze ko ikipe ya Rayon Sport ari kwibaka nk'ikipe izakira amatsinda ya Confederation Cup. uyu ni umutoza uzi gutangaza, ndamwemeye. ibishinga hagati bishimangire amatsinda, mutekereza ko Rayon Sport zishize ntabwo yigeze ibona igikombe cya shampiyona, yigeze itwara igikombe cy'amahoro. n'abakunzi ba PRFC bibaza impamvu bazakina Rayon Sport kuri Super Coupe, byavuzwe na chairman wa PRFC, bivugwa n'umuyobozi wungirije w'icyubahiro wa PRFC ya Fande CDS.
avuga ko nawe atumva impamvu azakina Rayon Sport itaratwaye igikombe na kimwe bakanakomeza bakavuga ko bagakinye na Gicumbi yatwaye igikombe cy'icyiciro cya kabiri nubwo atari yonyine atwaye igikombe kuko harimo na Espoir yatwaye igikombe cy'icyiciro cya gatatu impamvu batayivuga ariko ekipe itarashoboye gutwara igikombe na kimwe kiri lokale wa Siri muhera he mutekereza amatsinda at least mutaravuga n'igikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha imikino. Buri gihe iyo Rayon Sport irimo iriyubaka ntabwo tureba hano kubera ko hano nta kihaba, hano se haba iki? Gike cyari ntabwo mwagitwaye? Yego ntitwagitwaye, ariko tekereza nk'ikipe ishobora kujya ku isoko igaspendinga urugero miliyoni 250 miliyoni 300 tukaba turi guhatanira igikombe cya shampiyona cya miliyoni 25. Andi mafaranga ashobora kwiyongeramo y'umufatanyabikorwa werekana shampiyona ugashyiraho andi make, ni kuvuga ngo wa maximije amafaranga ashobora kuva hano mu Rwanda ni miliyoni, watwaye ibikombe bibiri, watwaye Peace Cup, watwaye shampiyona, watwaye nayo ngayo y'umufatanyabikorwa werekana amashusho. Uramutse uteranyije ayo mafaranga wasanga ari bwo wabona umwataka ikipe ya Rayon Sport yaguze umukinnyi umwe. Igikombe cya shampiyona cy'amahoro n'utwo dukombe twose tundi, yego nayo y'umufatanyabikorwa nuyashyiraho nibwo wabona miliyoni 45, nibwo wabona amafaranga ikipe ya Rayon Sport yaguze mu mwataka umwe gusa. Ikipe rero iri kumininga ubucuruzi, icyo wagakwiye kubutagetinga naho hantu hari amafaranga, kuko ikipe y'umupira w'amaguru nayo ni igikorwa cy'ubucuruzi burya. Amafaranga Samiri wenda araza kutwibutsa Confederations Cup kugera mu matsinda harimo miliyoni zirenga 500 z'amafaranga. Already ukimara kubona qualification kweli n'amakipe abiri gusa, wowe ukibona itike ubu ngubu aha mugeze kuba muzakina, aha ngaha kuba tuzakina harimo miliyoni 140. Uri kumva icyo kintu? Kuba tuzakina irushanwa gusa miliyoni 140 ziriyanditse, ntabwo turakina aho ntiturakina, ubu zirimo miliyoni 140. Aho harimo ibikombe bya shampiyona bingahe? Harimo ibikombe bya shampiyona nk'imyaka 7. Oya barakabije ni uretse kimwe ni kimwe 25 inshuro enye miliyoni 100 ibikombe 5 gutwara ibikombe 5 bitanu n'icyamahoro kimwe. Aho hantu njyewe nyimara kubona qualification gusa aperi bitandatu itwaye ifite nibwo iri kugezayo ayo mafaranga. Ikintu Rayon Sport irimo iratagetinga, twebwe turimo turabara amarushanwa mpuzamahanga. Ni nacyo kibazo nabonye abantu barimo baribaza, gwise nkuko tubona ngo muri murashyiramo abanyamahanga benshi, ngo mufite makuru yuko ngo shampiyona izongerwa mu abanyamahanga. Nta kibazo, nashaka azakina abanyamahanga 2 cyangwa 1, nta kibazo. Dufite abanyarwanda twashyira muri iyo shampiyona yanyu, nta kibazo. Ariko icyo turimo turabara, turi kwaiminga ibintu biri haya. Niba tugiye ku mugabane wa Afrika, ese niba dushobora kugenda tukajya mu gihugu cya Tunisia, ntabwo twagura umukinnyi muri Premier Division w'umunyatunisia, ariko se byibuza umukinnyi muri Deuxième Division twamusinyisha mwiza. Urashaka kuvuga Mohamed Shelley? Igisubizo ni yego. Uwo muti w'amaso nuze muri shampiyona nta kibazo, azabakinire, azaze abashimishe nka kabiri, kuko hari ibibuga atazageraho. Mbanze nteguza abantu hakiri kare, hari ibibuga atazageraho. Abantu biwanyu Musanze Sheri ntago azakinira hari hano, ariko ngo baragikoze niyo makuru bakora batakora. Abantu bimusanze ni mumubona azaba ari kuri Mana mfasha, hari ibibuga atazageraho no kumubona asuza abafana. Stade Amahoro yarakonfirmye azayikinira, kuko ni nazakinira amarushanwa mpuzamahanga. Nyamirambo Kigali Pele Stadium yayikandagiye ejo bundi yarayisuye, yarambwiye ati omwe nubwo ari ibisima ku ruhande ariko nta kibazo, nzagerageza makinire ho gakeya. Ya bisima yarabitinya bijyaho arabanza akaba arakomeretse. Yavuze ati ariko ntacyo nzahakinira na, kuko ni stade ya kabiri mu gihugu nayo nta kibazo. Huye aracyariho akaduti, ariko nari hafi gukonfirma. Uwo mukinnyi kumuzana ntago ari umukinnyi ubuje ngo akinize shampiyona za hano. Kuzana umwataka nka Shadrack Bing Bero, ndakumenyesha ko uwi yari kwirukanka 100 metre yanyuze kuri iriya kamera yo ku muhanda iramufotora, kilometero 60 ku isaha. Yanyuzeho kamera irafotora n'amaguru, kamera ishobora kumufotora agenda n'amaguru. Yego, we ari kwirukanka 100 metre ye, umuvuduko w'ibirometero 60 ku isaha. Ndateguza abadefanseri azakina nabo, ntisi benshi nabo, afite match azakina muri shampiyona, ariko azaba top scorer. Abadefanseri agiye guhura nabo, niba utakirukana ngo kamera yo ku muhanda ifotore, komeza imyitozo ntunaryame. Mu kanya turagira kundi mukinnyi Rayon Sport igomba gusinyisha biturutse ku bafana.
mbere yuko abafana batangira kukwita umubeshyi kuri YouTube ndagira ngo usobanurire abantu wasiri ndagira ngo usobanurire abantu uwo niwo bivuze ariko impamvu oya hari n'abanyandikira bavuga ati tunyomoreze ndagira ngo unyomoze ndagira ngo like ubwire abantu ikintu wavuze ugisobanure mbere yuko batangira kukwita umubeshyi yego 11 bazaba ari abazungu ni hashtag batangije kuri social media 11 bose ni abazungu wanabitangarije rwose afande CDS guti 11 bazaba ari abazungu uzangana 11 abazungu washatse kuvuga iki niyo mpamvu niba mwana byumvishe neza ndimo ndahunga ibintu bya shampiyona ya hano washatse kuvuga iki 11 ni abazungu iyo niyo hashtag ntabwo navugaga ko Rayon Sport izagenda ijye muri mu Bwongereza izana abazungu yikoze muri Pays Maghreb izana abazungu yikoze muri Espagne izana abandi bazungu yikoze oya sibyo navugaga imitekerereze ya kizungu 11 ni abazungu 11 bakina nk'abanya Espagne bakina nk'abadage bakina nk'abongereza sugukina gusa banatekereza nkabo Lorenzo aba bantu imitekerereze yabo sorry to say so ntago ndi gukinagaza imitekerereze y'abanyafrika ariko natwe turiyizi ntihari abantu bajya bakubwira bati inama nizi saa wowe wenda ukahagerera ku gihe saa 8 ukabona undaje saa 9 ati se uje saa 9 ngo nongeyeho ya saha y'abirabura iyo saha y'abirabura rero umukinnyi yifite mu mutwe ntago ari gusinya muri Rayon 11 ni abazungu kubera ko se zishize hari ibintu twanyuzemo tubona abantu badafite imitekerereze ya kizungu dufata icyemezo cy'uko abantu bafite imitekerereze nk'iyo ngiyo batazongera gukandagira muri Rayon Sport na rimwe hari n'abinginze bararira bati reka tugaruke twahinduye natwe twabaye abazungu turabwira tuti nta muntu ugorora ikijumbe uko gikuze nuko kiba kimeze nyine niba utari umuzungu mu bwana nyine komeza ujye gufata ujyaho ahantu bafite imyumvire nk'iyo 11 rero b'abazungu si abazungu ku ruhu ni abazungu mu mutwe iyo myumvire rero ni iyi dukeneye abantu bari passionate mbere na mbere bakunda icyo kintu barimo barakora ku buryo umuntu abantu babiha umutima bakora ibintu babihaye umutima wose ntabwo turimo iki kintu turimo turavuga passion ntabwo ijyana n'amafaranga mbere na mbere ifaranga ryakurikira passion harabanza passion hari twebwe Rayon Sport turiyizi umwaka w'imikino uko uzagenda turakuza n'umuntu uzaza muri Rayon Sport ariko banza kwigishwa Rayon Sport icyari cyo bitazageramo hagati mu tugweta ariko bite oya keep wait iyo myumvire ya kizungu rero niyo navugaga yahahanda umuntu yitangira icyo akunda akagiha umutima wose ibindi bisigaye bikaza ari yongera kucyo ari buze kubona nyuma yo gutanga wa mutima niyo mpamvu rero 11 b'abazungu ubu line-up tugeze mu 8 ruzungu abazungu 8 ubu ngubu twamaze kubabona hasigaye 3 igihe bari buze kwinjiriramo na ya matsinda family yavugaga turasubira muri kimwe cya kana ahubwo Matici leadership ya Rayon Sport murayishimira ko yabaguriye abakinnyi harimo n'umukinnyi uhenze rekoro mu mateka ya Rayon Sport tutayizamu babaguriye abitwa Barushema Chris aba defenseur baguze umuzamu baguze aba mediateur n'abandi benshi bakiri mu igeragezwa ariko hari umukoro fan base ya Rayon Sport yahawe bimaze kuba ngaruka mwaka buri window ya sama mbere gutangira saison Rayon Sport abafana hari uruhare bagira mu kwigurira umukinnyi mwaka ushize batumye Kevin yongera amasezerano baramwiguriye mwaka ari wabanje biguriye Joachim Ojero ubu ngubu abareyo barasabwa kugura nde barasabwa iki bigeze barukurikirana ni benshi kuri YouTube bari 3700 kuri FM hari miliyoni 4 ubwo harimo abareyo runaka ariko bariganje ko turi kuri reyo ni bose bihagaze gute kwigurira umukinnyi gahunda igeze reka mbanze nshimire cyane abareyo cyane badukurikiye nanabashimira ko iki gikorwa wari ubivuze ko umwaka ushize twari twagikoze kuri Muhire Kevin nitasha ubuyobozi buduha kubera yuko campaign ubururu bwacu agaciro kacu ni kimwe mu bikorwa abafana ba Rayon Sport bakora target abari haru kugira ngo nibura natwe mu gutangira umwaka w'imikino
natwe tugira uruhare mu kubaka ekipe. Urabona ekipe bigizwe n'ibintu byinshi, abakinnyi barenga 20 na 30, uretse uyu mwaka ubuyobozi bwatwe ko buzakoresha munsi ya 30, ariko nibura muri abo 30 muri izo miliyoni 400 ubuyobozi babusabwa gushaka. Ese kampeni ubururu bwacu yadufashaga n'uburo kuvuga ngo twebwe abafana twebwe muri ekipe iri kubakwa nibura hari icyo twakoramo. So gira ngo yatangiye 2018 dutangira twigurira Chiza Hussein. 2019 ntabwo twabashije kugura 2020 kubera bya bintu bya covid byajemo bituma 2021 nabwo tutagura. 2022 nibwo twatangiye tugura Ojera. Ayasabwa gato yatanga ndumva twaramuguze yarenga $15,000. Umwaka ushize nkuko warivuze tugura muhirekeve. Uyu mwaka rero twarenze ikintu cyo kuvuga ngo tunashimire cyane komite yaravuze ati tubakeneho $50,000,000. Iyo niyo tashe ngira ngo niba mwarakuri iki kiganiro twakoranye na Perezida Monzove aho twasozaga umwaka w'imikino muri fan base muri contributions zitandukanye tugira ngo dutangire uyu mwaka. Perezida yadusabye ko nibura twashaka $50,000,000. $50,000 binyuze Rayon Sport ifite kwibaho ifite abafana hari fan club, imiryango ya Rayon Sport fan club, ariko hakaba n'akanyenyeri n'importe qui n'abatarafana ba Rayon nabizara batanga amafaranga. Aha rero twavugaga bavugaga bahe twavugaga urabona ikintu gikorwa cy'ubururu bwacu akenshi tuba dufata bano bafana fan base of course za fan club zose za Rayon Sport kongeraho n'abafana bandi bataba muri fan club kuko uyu munsi wa none tufite abafana babiyumbuye muri za fan club bagera hafi mu 2,800 baracyari bake cyane ugereranyije. Abafana bari muri fan club ni 2,800 gusa. Yego baracyari bake cyane. Ntibakuzana stade y'inyama. Baracyari bake niyo mpamvu mu bukangurambaga dushaka yuko twifuza yuko umusaruro bavamo kuko nibura buri kwezi babasha gukusanya arenga $6,000,000. Bivuze ngo uwo musaruro uracyari muke ntabwo ari bibi ugereranyije nuko cyatangiye. Target ni iyihe kuri fan club? Nibyo navugaga kuri uyu mwaka ubushize fan club zatanze arenga $25,000,000 muri iki gikorwa kuvuga muri iki gikorwa cy'ubururu. Okay. Ko tugiye kureba ku musaruro rusange fan base yonyine fan club uwo musanzu wavuyemo urarenga $80,000,000. So ndi kuvuga rero muri iki gikorwa umwaka ushize twagereye muri $25,000,000 twigurira muhirekeve, ariko turavuga ati ekipe irahenda. Uyu mwaka umukinnyi waguraga $20,000,000 uyu munsi $20,000,000 n'umwaka umwe. Ushaka umukinnyi mwiza twirirwa tubwira ubuyobozi ngo mutugurire abakinnyi beza. Niba ubuyobozi buvuga buti tuzanye Big Bell Shadrack ku $30,000 n'urugero, twebwe abafana bandi ni gute natwe tujya gushaka $30,000? Reka natwe twishake mu bushobozi bufatika. $50,000 Perezida yadusabye ntabwo twazisuzugura, ariko twaravuze ati Perezida utubwiye ikintu cyiza ni byiza, ariko reka twebwe dushake $100,000. $100,000 niyo target twihaye. Mu buhe buryo? Umwaka ushize niba mvuga ko muri fan club bavuyemo $25,000,000 zirenga amafaranga make, abafana basanzwe batanze arenga $8,000,000 muri iki gikorwa. Izo ni hafi $30,000,000 zavuyemo. Turabati uyu mwaka reka tucyagure kibe fan base. Ubu ni ibice bitatu. Fan base ubwo ni za fan club ziri gukusanya zigomba gutanga umusanzu w'ukwezi kwa 6 ndetse no kwa 7. Yego uwo musanzu ntabwo wageze muri Rayon Sport. Impamvu utagerayo ni ikintu kimwe nuko burya dutanga umusanzu muri saison régulière ya champion amezi 10 kuva mu kwezi kwa 8 kugera mu kwezi kwa 5 abantu babyumve neza. Hanyuma mu kwezi kwa 6 no kwa 7 hamwe abantu baba bari mu kiruhuko ntabwo umusanzu usanzwe ntabwo tuwutanga. Ahubwo none dukora iyo contribution special cyo gikorwa twise ubururu bwacu agaciro kacu. Dufata wa musanzu ukwezi kwa 6 no kwa 7 tukongeraho icyo dushoboye, hanyuma tukagitangira rimwe mu buryo bwo kugura umukino. Twongera kugaruka mu kwa 8 dutanga umusanzu. So ibyo bice bitatu rero navugaga harimo za fan club. Uwo musanzu uzatangwa nyine bisanzwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 8, ubwo n'umusanzu kwa 3 no kwa 7 ndetse n'andi bazarenzaho. Twongeraho akanyenyeri 00,800 ku mufana usanzwe utabarizwa muri fan club. Ari nabo 00,800 ni code ya Rayon Sport. Ari nabo bantu turimo gushimira cyane. Uyu munsi mwayibonye ni mugora day 3 uko byaretse kugera mu mibare. Yego hari ikintu nshaka kugira ngo gisobanuke. Aya mafaranga Rayon Sport ishaka nayo kwigurira umukinnyi, sibyo? kuki
ndibaza hariho deadline yo kuba amafaranga yabonetse ngo umukinnyi aze umutoza ari mu myitozo ari kumwe n'abakinnyi barimo gutegura saison Rio Day Super Coupe na saison muri rusange niba deadline ya fan club Tariki mu kwezi 10 kwa munani hazabona iminsi 5 kugira ngo umwaka w'imikino sibyo niba aribwo muza closing iyo gahunda amafaranga akaboneka yego umukinnyi azaza shampiyona yatangiye cyangwa iri gutangira ataritonje n'abandi cyangwa ahantu abayobozi bababwiye bazakura amafaranga bakamusinyisha wenda mukazi yasubizaho ibyo bintu bisobanuke niba munabaza n'abayobozi mubabaze babaha amakuru muyatangariza bizagenda gute ko umukinnyi akina mu icyo navugaga mu kanya uyu mwaka twarindwe rwo kuvuga ngo turagura runaka reka mushobora no gusanga n'ikipe yamuguze mukomeje gutyo bashobora kumugura abandi ntabwo ariyo target twashyize no kuvuga ngo turagura runaka oya twavuze ko tujya gushaka miliyoni 100 zizahabwa ubuyobozi muri gahunda yo kugura abakinnyi bo uko babigenza ntabwo dushaka kumenya ngo ubuyobozi burasinyisha abakinnyi uko bisanzwe yego contribution yanyu izaza yunganira ari uwo bapromisinga ari uwo bayigice ari uwo bavuga bati wowe amafaranga yazishyurwa n'abafana twebwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani tuzakurozinga tubwire president tumwiti ngaya amafaranga yo kuri code ngaya aciye kuri konti ngaya yavuye i Burayi ngizi miliyoni 70 kemura ibibazo yego kemura ibyo bibazo niba hari abakinnyi reka tuvugishe ukuri ushobora kumvikana n'umukinnyi ukamuha itariki cyangwa se ukamuhaye makeya ibyo ngibyo ni ibya Tadeyo n'ubuyobozi bwe ndetse nabo bari kumwe nabo bari kumwe so twebwe target uyu mwaka twirinde kuvuga ngo tugiye gushaka nibura miliyoni 100 cyangwa se zizaboneka tubabwiye ati ngaya amafaranga avuye muri fan base. Hanyuma Mati umusaruro w'umunsi wa gatatu umusaruro w'umunsi wa gatatu muri gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu kwigurira umukinnyi ku bareyo hose hamwe imbumbe imaze gutangwa ni miliyoni 13 nyuma y'imyezi 3 yonyine ntekereza ko aya ari amafaranga yaturutse ku kanyenyeri gusa abo ni abantu ni babandi bakoresha akanyenyeri gusa bakoresha muri fan club babandi bohereza kuri kode 00 n'aba diaspora bohereza kuri 078 28 6 899 uyu musaruro w'iminsi 3 uratanga icyizere cy'uko muze imihigo cyane impamvu mbivugaho nanabyemeza mbishimangira nuko umunsi wa gatatu wonyine bivuze ngo nibura ku munsi turi hagati ya miliyoni 4 na miliyoni 5 miliyoni 4 n'igice mu minsi 3 ku kanyenyeri gusa ubwo wa musaruro wa za fan club kuko niho hantu hanini ndetse araho nza kugarukaho ko bumbo tubasaba kongera gushyiramo akabaraga uze kumfasha Lorenzo ndetse n'abandi abantu b'aba diaspora hari ikintu twakoze ejo Samiri yabatangiye excuse avuga ko imirimo y'aba diaspora b'abanyarwanda bakora aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane ngo bakira paycheck kuwa gatanu nimugoroba nibyo kuwa gatanu nimugoroba habo hari mwijoro cyane iri joro ryakeye twabaye challenge tuvuga ngo mumara kwakira check kuko bahembwa burya ku cyumweru cyangwa se iminsi 15 by'umweru bibiri abakiriye check nabo twavuze amazina barimo abitwa ba Ernest hari uwitwareye imunange ndamubwiye nanjye Paul naramuvuze rwose Naftali nakubwiye Paul abo ba diaspora kubera ko campaign yatangiye hagati mu cyumweru ntabwo bigeze bagira umwanya wo gutanga contribution yabo ntabwo umusanzu wabo uraza turavuga ngo iri joro ubu ngubu kuri bo baracyari nijoro ucyakira sheke bayakiriye ntabwo ahita ukanda akanyenyeri kame ubanza no kujya kwibikura ubanza no guhaha ntabwo amafaranga ntabwo reyo ntabwo diaspora tungwa na leta ntabwo ariyo ibishyura barayitunga ntibatunga ibyishimo bakayiha amafaranga kandi ari byo bikomeye nibyo bibafasha gukora akazi babanza no guhaha kugira ngo bazashobore kongera gukora umunsi w'aba diaspora wo gutanga contribution n'uyu munsi nimugoroba n'ejo ku cyumweru no kuwa mbere aba diaspora uramumurije impamvu cyane ntabona akanyenyeri kuko uri isanzwe katazamo mwatangiye campaign batwaye amakamyo bayaparitse abandi bari gukora mu masuperi marisha abandi barimo barakarabya
abageze mu zabukuru nako yego muri bya bigo byita no kuba abandi bakata ibiti abandi kubera yuko umusanzu dusanzwe twakira w'aba diaspora b'abanze n'ababumbuye muri fan club yitwa Dina kwa ba Mzee Kanyandekwe ndetse na ba Alice ba Jean Paul n'abandi so turifuza ko noneho impamvu twashyize iyi nimero hari excuse y'abantu batanga bavuga ngo ntabwo tubona uko byo twohereza kuri kode uyu mwaka ndavuga inoke reka tubashakire nimero ibaruye muri Rayon Sport kwa kuri mwohereza abapampe banyu hano i Kigali niko wohereza ari abapampe bakijije batayaza hari n'izindi zitwa za thuns ari utuntu twinshi bakoresha thuns twagira ntabwo mwakira cyangwa ndayakira ntabwo mujya mwakira amafaranga nanjye simba mbizi azagira ukanda nanjye mbimenye ngo ni iki akenshi ni yabareze nk'umuntu yipimira muri telefone niyo bakunda gukoresha tunes Europe rero habaye abareba benshi nabo iyi message irabareba Rayon Sport ntibone niyo tunes Rayon Sport wabura nka za Western Union impamvu atazikuza ngo zirahendanisha nk'ejo nimugoroba cyangwa kuwa mbere nkajya kubona nkabona Madame Liliana arambwira ati ariko hari ka tunes kaje kavuye ku muntu runaka byashimisha cyane nimero bayibasubiriyemo se bakayumva neza gake nimero bayandika aba diaspora nk'abantu baba muri Amerika akenshi umva ikiganiro cyarangiye kubera ko babaryamye nimuza kucyumva mukatema akantu mugende mukohererezanya kugira ngo amenye nimero ni 078 078 28 gatandatu gatatu 899 899 ni Rayon Sport yanditseho Rayon Sport kabiri Rayon Sport utabasha kohereza kuri code ntuzatume kuwa mbere hari n'abantu bo mu Rwanda abantu bo mu Rwanda bakoresha application za banki badakunda akanyenyeri namwe iyo nimero mwakohereza nayo yohereje umuntu biragenda nayo yohereje umuntu biragenda amafaranga testing sigeze mbitse umunyarwanda rwose akohereza nawe ntagura akanda akanyenyeri yanjye nkoresha code abantu benshi bakoresha application za banki za BK n'izindi application bakenera nimero ko nko yavana wenda ugiye kuri Equity cyangwa kuri BK ukoresha nimero iyi nimero rero namwe ni yanyu namwe murayikeneye nayivuze nizere ko mwayangiza amahirwe reka tunisegure cyane ku bakunzi ba Rayon Sport bakoresha ku murongo wa Airtel na Tigo batabashije kohereza kuri MTN twabimenyejo kuko n'abagerageje gushaka kubikoresha bayohereje ku wundi muntu kuko iriya kode ya 00 niyo kuri MTN kubakoresha MTN ariko kuri Tigo ibaruye ku wundi mucuruzi w'umuntu ariko abakoresha Airtel nabo bakohereza kuri iyi nimero muri bwa buryo bucyacya bwaje oya ahubwo ikintu cyiza twabayeho twabafunguriye kode yabo ya Airtel kubakoresha Tigo na Airtel ariyo nagira ngo tubatangarize muri iki gitondo ubwo ni 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 5 5 30 kabiri gatatu turamiyo code kabiri gatatu 5 5 kabiri gatatu ibaruye kuri Rayon Sport ni nimero y'abantu bakoresha Airtel Tigo ko byabagoraga ejo twabonye complaint zawo yuko batari kubona uburyo bohereza amafaranga reka nyuzemo aga publicité turukemo gake hanyuma mu kanya gato tugaruke wasira tubwira ibya nyuma message mu byukuri atangariza abareja wasiritangaza nabonye yakoze na channel ya YouTube yitwa wasiritangaza yego sha atangaza noneho bya nyuma mu kanya gato tuze tuvuga amakuru ya nyuma dusigaranye turacyafite amakuru menshi yo kuvuga hano ntabwo ikiganiro kiraza gusozwa na Rayon Sport dufite ibindi byo kubabwira reka tumike tugaruke mu kanya gato cyane niko kapita ibintu byanjye bigize nje nawe se ariko ntaradufitanye wa mugabo ndakubaza airport yanjye igeze he iki kibuga se kari icya leta wowe urambaza iki yewe noneho si iki kibuga gusa ufite imihanda ibitaro amashuri iyi stade yuzuye ejo bundi nayo burya ni iyanjye yayo ariko muzi kwitwerera koko papa none se sha ntabyo uzi uruko nsabye fagitire ya IBM mba ntanga umusanzu wanjye mu kubaka u Rwanda nibyo koko buri gihe uko usabye fagitire ya IBM utanga umusanzu wawe mu kubaka u Rwanda kanda akanyenyeri 800 urwego wiyandikishe mu bahabwa ishimwe kuri TVA aho usubizwa 10% kuri TVA yayo wishyuye ushobora kandi no gutsindira agera kuri miliyoni 50 buri kwezi muri Tenga Promo. Saba fagitire ya IBM wubaka u Rwanda wifuza. Tengamara ejo baguhe
menshi. Yego mwakomeje kohereza ibitekerezo byanyu kuri YouTube. By the way, ikiganiro nagikuriyemo na ijwi ritameze neza ariko ryamaze gutungana. Yezu yamfashije. Se ujya ugira ijwi ridatunganye Hari igihe maze ijwi cyawe ukuntu kimeze azavumisha ibintu wasiri yagutangaje ibintu byinshi iminsi myinshi nta kintu nshaka kubivugaho. If you speak you are in trouble. Anyways, ngo Lorenzo Mbariza Wasiri ko numvise 11 ari abazungu. Nyamabuye muzongera guterana. nta mabuye muzongera guterana twese. Hanyuma mutubwire kode natwe abafana ba Club Giant dutera inkunga Gasenyi. ariko bafite yabo nabo bayinyuzi wabo Namwe ariko cyamani yasabye ko namwe mwagira uruhare mu iterambere ry'ikipe. nta nubwo twe tuzi ko bagira akanyenyeri hagati aho ariko ejo bundi twarakabonye rwose. Hanyuma murera ku mutima Lorenzo urarenze niyo ndwara ndwaye meze neza rwose nta kibazo. Hari umuturage usukubitaho kode ye ewana ngo yatera niyo bariyo ni oya nujya no kohereza ubanzira amazina y'ugiye kohereza. Ndashaka kugurira umureyo umukinnyi nabigenza gute umwe twabikubwiye ariko maze kuyabaha 7,000 Rwanda ni France yitwa Anil. Liverpool mwayihoye iki ibyo turavuga turaza kubivuga. Hanyuma Wasiri ngewe ejo ntabwo ninzi ko ngenda mu YouTuber mukuru ko ngira YouTube maze igihe cyane. Ntabwo ninzi ko rwose uzakora channel ya YouTube utabanje kungisha inama umubwira uko bigenda ariko it's unbelievable uburyo watangiye YouTube umva igomba gutera imbere yo gutangariza aho utambajije ariko ndakwabariye. Urakoze kumimbabazi kandi uko yitwa. Nanjye umutima wanjye numvishe ngusabye imbabazi. Wasiri Tangaza ko ari ndo yisa kwiyitirira se Wasiri Tangaza ari ifoto ye kano kanya afite abantu 7,880. Kamite ngo subscribe nonaha yikore rwose ndayikoze. Channel itangiye ryari ejo saa 6 n'igice. wahereye kuri 0 cyangwa waguze 0? uvuze ngo niruzuza amasaha 28. Yego igiye kugira abantu 8,000 wagufasha so gasohoka nifite abantu 10,000 ndabakeneye rwose. Reka tumuhe abantu 2,000 yuzi 10,000 mushake Wasiri Tangaza murebe iyo channel nyine ifite bari muri Wasiri Tangaza. Hanyuma ni ya yo kuri Kigali Wasiri Tangaza. Hariho video ebyiri zimaze kujya imwe ifite 17K indi 14K urakunzwe urimo kurebwa cyane ariko wohereyeho amafaranga bakarikeza nawe yafate rwose nanjye mfataho dukeya ifata bari bakutetesha imerere neza. Reba nki telefone mbafite nikwiye Wasiri ku rwego Samir yaguze telefone ya 2,000,000 nanjye ndayikeneye waramutanze mu kazi ibaze none urimo urakoresha ya Sadio Mane mu myaka yashize ari izina bayita ku muhanda sincakwega telefone ya Ngoro Kante rwose ndashakwivaho no mu mafaranga bari gutera bari kugurira umukinnyi mwaguriye ahubwo icyo abafana twabasaba gukomeza gufasha ikipe kugira ngo ikipe imuhembe neza abashe kugura telefone Wasiri mu mukorere subscribe mushimisha ko nawe yarabashe nanjye ndi mu bantu kandi njye ndi umunyamakuru natwe abanyamakuru Wasiri yadushimishije pe Wasiri ndibuka turi Rubavu mutsinda Etincelle waduhaye show nari nanasaraye burya waduhaye show wasaraye urimo uragenda nk'urusamagwe ewana mu kibuga Wasiri mubare abareyo sinabareyo gusa ko buriya uribuka mu bya Rwanda Premier League ngewe nifuza ko nubwo nyine ibihembo bitari binashamaje mu bijyanye n'imitegurire n'ibyo bahembwe twicaranye biriya bihembo bya Rwanda Premier League urumupingaye kimwe ntago n'umupingaye ariko ibintu bitameze neza ndabivuga rwose nta muntu mba keneye kubanza gutanga excuse mbere yuko mvuga ibintu bitagenze neza biriya bihembo ntabwo byari ku rwego rwiza mu by'abantu bahembwe n'abantu bahembwe hari ibintu byinshi twanenze muri bihembo bya Rwanda Premier League ariko nk'igihembo cya MVP kuzana Ballon d'Or binanditseho Ballon d'Or ya Pirate ushobora gukora creative tukazana igihembo kiri unique cyihariye byari binanditseho hari ibintu byinshi twanenzemo hariya ariko mu kintu cyatumye Rwanda Premier League iryoha
ntabwo ari umupira twabonye mu kibuga harimo na hype yawe na Jangwani ariko Cyane. hari igihembo kiri special mwagomba guhabwa ariko nka Jangwani ukabibona ko nubwo duhypinga twese ukabona ko hypinga kumurusha ibyo ni ukwitera icyotezo ariko nibura nemera ko muri mu bantu baryoheje Rwanda Premier League so iyo neza nayo kukumvisha uko ubuzima buryoshye ntabwo ari inshingano z'abariyo gusa n'abakunzi ba PL abakunzi ba Ruhago muri rusange bakugomba mu by'ukuri respect kuko biri mu bintu twari tumaze igihe kirekire dufite muri shampiyona tugeze tugira mu myaka yashize harimo ibindi bihugu byadutanze abantu ba hypinga shampiyona kumva biraryoshye mu by'ukuri icyo cyotezo nawe gitware uracimpaye ibintu byiza babikwerekera no kuri YouTube njye yaramemukiye reka nuvuga ngo yatumye umuhungu wanjye atangira ubundi yajyaga kuri YouTube agiye gushakisha utuntu twa tente two kwiga no rimwe urabona hari sinzi maze twe turangije akora video ari kurya ubugari urayibuka cyane na Fantasy DS yayivuzeho ejobundi yayivuzeho atari umuhungu uza kurya ubugari muri stade ateganyije kweri umva kugera gushyushya reyo ku buryo mu bintu afande CDS avuga abigarukaho kira n'ikintu kiremereye bivuze ngo wakoze ku mitima y'abasportif urabaryohereza cyane vraiment n'ikintu gikomeye cyane avugaga no ntashye urumva mama yaramubwiraga ati uko yamurebaga nara akamubwira ati uriya il travaille avec papa no ndatageze mu rugo nsanga nagararyama ari muri weekend ngiye kumva papa est-ce que tu es sûr est-ce que tu travailles avec un homme comme ça donc c'est comme il est fou umwana aragisesengura ntabwo yagututse umuntu agutukana kwa ngo nyine fu kwa nyine ewan ngo ni gisazi yavuze ejo yumva ari ibintu bidasanzwe crazy kumva umuntu uri muri stade yigeze kuzana matera araryama n'imisego imvura yigeze kumunyagira abankumushkwizana navuga wasiri kuri match ya polisi wanjye mu bintu bya mbere bishira mu rugo nkabimenya internet ye yashize arambwira ati je peux pas wasirirewe wasirika kanya ndakubwira ko amaze kwiyongera abantu bakaba igihumbi kuri channel yawe ndabyishimiye cyane bayimenye tubutse ko ari wasiri tangaza n'utangaza nsigaranye iminota 10 ikiganiro ngiye gufatamo umwe ibiri kugira ngo umuntu uko mvuga amakuru asigaye inyuma maticiwe ntabwo yongera kuvuga yego soza nawe amasegonda soza amasegonda 30 nsigire muri campaign twe twihaye gahunda yo kuvuga muri za miliyoni 100 twazibona gute ariko turavuga tuti muri bwa bwinshi bw'abariyo tuvuga abariyo turavuga turi kimwe cya kabiri bibiri bya gatatu by'abatuye igihugu nibura muri abo bose turashaka umubare w'abafana miliyoni y'abafana buri umwe nibura agira ikintu akora buri ngo miliyoni y'abafana buri umwe atanze igiceri cy'ijana miliyoni 100 turashimira rero uyu munsi wa none muri iyi minsi 3 gusa izo miliyoni 13 zihwanye n'abantu 130 bivuze ngo turifuza yuko nibura n'utanze ibyo 5,000 ibyo 10,000 abibarira mu mubare w'abantu akavuga ati nguri y'abantu wenda 1,000 n'urugero cyangwa 200 bijyanye n'amafaranga kugira ngo nibura mu gusoza nubwo twaba twarabonye miliyoni 100 cyangwa 80 twaba tuti nibura abantu 800 cyangwa se miliyoni y'abantu ya target twayigezeho très bien wasiri tangaza umuntu uri kuhanga bw'ibyuma akaba yagacuranze niho ntandukanira n'abandi ntabwo ayize ntabwo nagereza ko DJ uri ku buhanga bw'ibyuma ashobora kuba ziyo ndirimbo akaba yagashyizemo n'abaturage bakakanyunyira wasiri tangaza iyo ndirimbo y'abantu yaramamaye ugeze abantu bakuririmba wasiri ngaho utangariza abareyo utangariza abakeba mu minota mike mu buryo bwiyubashye bw'icyubahiro ariko kinyamupira hanyuma tukure kugenda icyambere bari kukwereka hariya icyambere cyo kubwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport merci beaucoup mwarakoze cyane kuba mwarahisemo gufasha ikipe ya Rayon Sport muri ibi bihe yari bakeneyemo cyane sezishize byari byiza cyane ku kibuga twarababonye ariko noneho tugeze ahantu tubakeneye kuruta muri iyi gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu turabakeneye cyane iminsi 3 miliyoni 13 ariko turacyafite urugendo rurerure rwo gushaka miliyoni 100 hasigaye miliyoni 87 wowe niba waranabikoze
wabikoze ongera ubikore kuko Rayon Sport wifuza ya yindi ikomeye, ya yindi itazahura n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ya yindi irenze iyi shampiyona y'u Rwanda wabigiramo urari kugira ngo tuyubake. Tanga amafaranga yawe ugura uwo mukinnyi wifuza ko yagutsindira nyine. Nutanga igiceri cy'ijana kuguza umukinnyi w'igiceri cy'ijana nyine. Nutanga 5,000 uguza umukinnyi 5,000. Niba ukeneye umukinnyi umeze nka Bing Bello, tanga amafaranga yisumbuye kugira ngo bize gukunda. Ariko rero ndatanga ubutumwa ku bakeba. Twagiye ku isoko twese. Twebwe twagiye ku isoko tujya guhaha Mohamed Cheri. Uyu turamugereranya n'umuti w'amaso. Abafana twabafungura imyitozo ku munsi w'ejo, turashima Imana ko n'uyu munsi raza kubifunguye. Turashima Imana ko kwinjira nangaho turarengaho uyu munsi. Nari mbonye ubutumwa bwa Irambo navuze yuko uyu munsi kwinjira, uyu munsi barakina deka. Ikipe A barabona abakinnyi batsinda ibitego. No ni match. Abasifuzi barahari hagati ya equipe A na B kugira ngo umutoza yimworohere kumenya ngo hari abasezererwa, hari abari bamaze iminsi umutoza bigarutseho. Yego yarabivuze ejo muri interview. So kwinjira uyu munsi ni 2,000 ahasanzwe ndetse n'ibihumbi 5 muri VIP. Yego baze rero duhurire hariya ejo nta kintu babona. Amafaranga ngahe? 2,000 ahasanzwe n'ibihumbi 5 muri VIP. Uko ni kuvuga hamwe hejuru. Baze twihera amaso abo umutoza yirukana twe twarabyiboneye. Komeza utangaza. Icyo narindi kuvuga ni iki rero, twagiye ku isoko tugenda dushaka karite z'ibyo dukeneye. Turashima Imana ko ku munsi w'ejo abantu 80 bakiza amaso kubera Mohamed Cheri. Uriya n'umuti w'amaso kuza kumureba gusa. Niba udafite n'amafaranga ajya akujyana hariya Bishenyi, biroroshye ko ushobora kuza urwaye amaso, bya bindi byoroheje kureba Mohamed Cheri byo ubwabyo byonyine n'umuti w'amaso. Ni ibintu byiza ububonye. Ni ibintu byiza ububonye. Hanyuma rero ndatanga ubutumwa kuri Super Coupe. Twagiye ku isoko mutureba, twigira muri Tunisia tuzana umuti w'amaso. Aho kudukurikiza namwe ngo muzana umuti w'amaso, mwizanira umuti w'amenyo. Jesus. No. Kuri Super Coupe mbabwiye hakiri kare bo bazanye umuti w'amenyo. Baravuze bati ko 11 ari abazungu, ngo natwe reka tubigane bana ngo dushaka umukinnyi ngo ugira atya. Barahubutse bakubitana n'umuhungu wize kuba garisodoneri mu bukwe ka Vestina, ari Vestina cyane Dorocas. Ngo ni Vestina na Dorocas. Ubwo umwe muri bo abaraje bamubonye ati umuntu nyamara yagace. Vestina nawe Drogo. Baba bashizemo umuntu bashaka kuvuga ko abantu bose basigaye birirwa baseka gusa. Bashaka kuvuga ko umunya Burkina Faso APR yasinyishe ngo yaje mu bukwe kuba garisodoneri wa Drogo. Cyane rwose. Simenya kubivuga ntabwo mubeshi. Kuki batarabafungurira ngo mujye mu myitozo? Niyo wise umuti w'amenyo? Kuki batarabafungurira ngo mujye mu myitozo? Uzi impamvu? Baracyaguraguza ngo bamushake n'ikizi icyo ari cyo cyose. Erega ni nayo mpamvu bifuza gukina na Gicumbi. Niko ubwo duheruka twabambitse ubusa isi yose ireba 3-0. Ariko biranoroshye baritabira amarushanwa mpuzamahanga. Njye ni message yonyine ndi gutanga. Nta muntu ujya bikurira Rayon Sport ku gikombe. Naho barabitswe ikintu kimwe Super Coupe ebyiri tumaze guhura nazo. Iyabereye Rubavu 2-0 byihuta cyane amatara arazima. Iyi Nyamirambo tuyishyira ku manywa ntawe uri buzana ubwira kabiri. 3-0 byihuta. Iyo muri Stade Amahoro rero twatanze option ni imwe ishoboka. Mbere yo gukina na Rayon Sport twebwe dufite umunsi w'igikundiro tugomba gukinamo na Yanga, ikipe yageze kuri finale ya Confederations Cup. Twaborohereje turabaha Rayon Sport B. Wow. Rayon Sport B kuri Super Coupe nta kibazo. Be kuyisubika be gutinya turabaha Rayon Sport B kuko Rayon Sport A ibyo iri kwitegura birenze ibi. Young Africans kuko turi kwitegura kujya muri Confederation, turashaka gukina no mu finaliste. Tumuramenye umunsi wa nyawo wa Rayon Day. Vuba cyane turaza kuba amatariki kandi azaba ari amatariki abanyuze. Iyo muri kwezi kwa 8 tugiye kwinjira. Abanyarwanda yatangaje Zandani itariki yayitangaje reka tuzibahe. Biri confirmed dutegereje ko Rayon confirmed. Iri confirmed murayibona vuba. Kamanze mvuge Zandani za Rugaju asanga ari zaba confirmed bari kuri Radio Rwanda bamenye hakiri kare. Ushaka gusanga yabivuze graphic iri gukora. Rugaju yavuze ko itariki 15 z'ukwezi kwa 8 kuri Assumption ari umunsi wa Rayon Day ari bizakina Young Africans kuri Stade Amahoro. Kuri Stade Amahoro tumutwara ibyo wasirika amashimire munsi y'iminota nk'itanu.